Reka ngusuhuze wowe ubana natwe uyu munsi wa none nkwifurize umugisha w'Imana, amahoro, amahirwe aturuka kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugirire neza ndetse Uwiteka akurengere mu buzima bwa buri munsi, Uwiteka akurebane amaso y'imbabazi. Robert, yego, uraho neza? amahoro, Amakuru ndashima Imana. ndakwigize mbabara usuhuze abantu bose batwumva. Ndabasuje neza mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bya Kristo bube ku buzima bwanyu, mwebwe n'imiryango yanyu n'ibihugu muherereyemo n'ubutunzi bwanyu. Kubera ko Imana kubarinde kandi urukundo rwayo rugumye rubakikize. Mbatuye kugirirwa nayo neza no kubarengera mu byo murimo byose. Abari mu makuba, abari mu byago, mu ntambara zigiye zitandukanye, mu bigeragezo bigiye bitandukanye, mu buryo bwari bwo bwose. Njye na Pastor Ishimiye tubahaye intashyo zo mu mwuka nk'uko Pawulo yajyaga yakira itorero akavuga ati njye na Filipo Yego, turabatashye, turabatashye. njye na Timoteyo, Njye na Timote, abo duhuje Ukwizera. amakuba n'ibyago no kwizera Cyane. umwami wacu Yesu Kristo. akavuga ati mbahamiriza umugabo ntanga n'Imana, yego nanjye mbatanzeho Imana h'umugabo, cyane kabisa. uburinzi bwawe bube ku buzima bwanyu. akora ngo igeze kuvuga amagambo akomeye, yavuze ngo ngiye maze kumara nk'ibisukwa ku gicaniro ngo igihe cyanjye kirageze, narinzi byo kwizerwa, ibisigaye byose mbikiye ikamba ry'ubugingo. akora si ubuhamya bukomeye, aravuga ngo hamwe n'abandi bera bose, ngo n'abandi naganye njyenyine, si ngo njye. n'abandi bera bose barinze ibyo kwizerwa. buriya pastor, Yesu araryoha cyane, sibyo? ku bamusogongeye bakamenya ko agira neza, vraiment araryoha pe. njya ngereranya umukristu n'imodoka. ni ukubona kugira ngo abantu badukurikire babyumve neza. impamvu tuba tubifurizaho amahoro, ubuntu, urukundo rwayo, ineza yayo, n'imbabazi zayo, kugirwa neza. uwacu yaranditse aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere, sibyo? niwe buye rizima ryanzwe. ryanzwe n'abo. Haleluya. iyo umuntu ari muri Kristo Yesu by'ukuri, atari ibintu by'uburyarya yego byo kuza kubeshya no beshya, kubeshya kugira ngo ubone ukubeshya abantu. nahoze mbona Rutayisire ahantu ari gukora ikiganiro avuga ati ubu Kristo bwa kera n'ubwo uyu munsi bwose ni ubutubuzi. urumva baba batangiye kubona yuko n'abinzira bari kuganamo batayizi, ariko ku muntu wahishuriwe Kristo by'ukuri, niba hari umunezero udasanzwe. ariko urabona imodoka iyo uyifashe ibiri mekanike, ifite ibyuma ikomeye, ariko iyo ushyizemo amavuta kuri moteri ugashyiramo amavuta, muri feri ugashyiramo amavuta, ahantu hose ugashyiramo amavuta, imodoka itangira kuba ari hydraulique yitwara. niyo ukozeho, niyo ukoze kuri feri, niyo ukoze kuri ambrillage, niyo ukoze kuri vola, bawumva. nuko n'umukristo wuzuye umwuka wera rero amera. iyo umwuka wera ari ugutwaye ukuyobora, iyo yakubwiye ngo ufata feri urazifata ukumva ni sawa. Haleluya. yakubwiye ati genda ukagenda, donc uba wumva ari ibintu byijyana mu bantu. rero banze kwemera ko umwuka wera aba guiding, abatwara, abayobora, sibyo? abereka inzira yo gukiranuka. ariko abantu bose mudukurikiye, mudukunda, mwasogongeye Kristo mukumva ko aryoshye, mukamenya kumva ko aryoshye. Haleluya. nimumwegere, niwe buye rizima. n'abaguye mwongere mubyutswe. Bibiliya ivuze neza ngo ndabizi wa mwanzi wanjye winyishima hejuru nubwo nzagwa nzabyutswa, sinzaherayo buheriheri. abantu badafite ibyiringiro babona ubuzima bwanze. reka mbabwire ko bishoboka, nubwo turi mu gisi yasambaguje ibintu byose. Pastor yabisambaguje. Bajya kugura gaze ugasanga yaguraga 15,000 igeze ku 25,000. abagura amakara bari kuyagura ku kilo. isi yasambaguje ibintu byose, yabisambaguje ibintu byose byasambaguje. ariko umva mbwire abizera badukurikiye, ndumva nabahanurira. reka mbabwire ngo naho igiti cyatemwa kigatemwa neza, mukabona ko birangiye, kirongera kigashibuka. kandi mu gushibuka ngo kizamura ibibabi ngo by'ibitontome, uvuga ngo cyatemwe gishaje, ariko kigiye gushibuka kiri gishya. amen. ahangaha umukristo kweri akwiye kongera kwakira imbaraga z'Imana. Robert, ngiye kubanza gusenga Imana. ngiye gusenga Imana twinjiye muri kiganiro. yego, senga nta kibazo. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye ko uri Imana ikomeye, turagushimiye ko uri umunyembaraga, umunyabutware, uri umunyabushobozi. izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, mwami w'abandi uvugize mu ndukunesha. reka weshe icyoro cyawe kandi uburinzi bwawe butegeke uhereye nonaha, kandi ikiganiro tugiye gukora mwami kitubere cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugabo w'Imana witwa Yesaya
yahanuriye umugabo witwa Kuro, aravuga ngo Kuro we, nubwo ntigeze kukumenya, yego, ariko nzugurura amarembo yawe. Haleluya. Sibyo? Nzugurura amarembo yawe yari yugariwe, nzayugurura. Donc Uwiteka yaravuze ngo ibi ni Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta. Yego. Buriya naguhaye urugero rw'umukristo, no kuvuga ngo umukristo wuzuye umwuka wera bameze nk'imodoka irimo, yego, ameze nk'umuntu wasutsweho amavuta. aravuga ngo niwe mfashe ukuboko kw'iburyo, nkamuneshereza amahanga. Ijambo ukuboko kw'iburyo ni ukuboko gufite imbaraga, sibyo? Nkamuneshereza amahanga ari imbere, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ye ntazigera yugurura, ntagazugarirwa mwana. aravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye, njye mpiringarize n'Uwiteka, nzamenagura inzugi z'imiringa, sibyo? N'ibihindizo by'ibyuma bashyizeho nzabicamo kabiri. Umva ijambo rikomeye yamubwiye, yaramubwiye ngo nzaguha ubutunzi buhishwe ahantu, n'ibindi bintu bihishwe ahantu, yego, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo, Isiraheli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Reka mbwira abantu badukurikiye muri iki kiganiro, manze mbabwire ngo ibi Imana yabwiye Kuro, wa mutima yabibwiranye Kuro, ni umusiracyaha ufite yabivuga, akavuga ati Robert natoranije, kanaka udukurikiye natoranije, nzakujya imbere ahataringaniye, ahantu ubona hataringaniye, aho ubona wagiye mu manza ukabona bakuguze, njye nzakujya imbere. Aho ubona nta nzira, ari igihe pastor, ari igihe byanga, ukabona nta nzira, nta funguro, nta minervari, ariko umva ukuntu Imana ivuganye nawe, iravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye, maringaniza. Uyu munsi isi yagize ubwoba buzanywe n'ibitekerezo by'uwitwa Trump na Benjamin Netanyahu. Nabonye ahubwo abagabo babiri bicara bagafata isi bakayishyira muri kawe, ariko umva ukuntu Imana ivugana n'abantu bayo. Imana ivuganye n'abantu bayo kizabagaburira mu gihe abangaba badashaka ko murya, izabambika mu gihe badashaka ko mwambara, izababeshaho mu gihe badashaka ko mubaho. Imana igiye kubeshaho abantu bayo muri aka gahuge gasa nk'akagoye gakomeye. Pastor, turi mu bihe abantu barakomerejwe, reka tujye tuvugisha uko ibintu byakomeye, yego, ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. bivuze ko tudakwiye guterwa n'ubwoba n'izi ntambara z'uyu mugabo ngo ni Trump. Yes. Ariko noneho nabonye Trump, sibyo, yarenze urundi rwego. Yego. Abantu nk'umwami wa yeze gutuka umwami wa Isiraheli, Senakeribu yatutse yatutse makoro. Wayibonye? Yego, nabibonye. Riga buriya nuko aba bagabo bajyaho bakakora intambara bakarwana, uri kumva, ariko akenshi babasoza n'iby'Imana yavuze nk'uko ndi kubabwira. Ako se ubundi bisobanuzi wa mugani bw'Imana yavuze. Yes. Twarabwiye ngo Emmanuel Macron afite profili, uri kumva, donc ijya kuba semblable ni antikristo. Abantu bamwe rero ntago baba bari kubyumva. Wa muntu uza wihakirizwa, ucishijwe bugufereka, ibaza ariko umuperezida utuka mugenzi we ngo nimbwa, kandi abitsi ibanga ry'uko ari uzayobora isi. Wumvishe ukuntu yavuze ngo umugore wawe ngo yaragukubise ngo none ngo uri kwivuza, ngo umuntu w'umugabo ngo ukubitwa, ngo n'umugore ngo akajya kwivuza iki, ngo uri imbwa nyakabwana. Undi arangije aramwe ati Donald Trump mu mwihore ntacyo nasubizanya nawe, icyo nzi cyo nuko yishuye mu ntambara atazabasha kugira gute gusohoza. Yamenyereye ko ajya kuzirwana tukajya kumufasha, uyu munsi twanze kumufasha, twabyihoreye. Ariko abakurikira amakuru, niba mwarabonye ejo hari umupasiteri kazi wari uri gusengera Trump. Wani muntu ki? Yarasenze arangije avugamo ijambo abantu batumvishije. Aravuga ngo Mana ya Isiraheli, buriya Yesu mwebwe mugira ngo ni Yesu twizera babavuga, ntago ari Yesu twizera bavuga, ngo Mana ya Isiraheli, Mana ya Yakobo, ngo turasenze ngo turindire Donald Trump, ngo nkuko warinze abisiraheli mu gihe cya kera, ngo mu isezerano rya kera, ngo ukaba warabarinze, ngo ukohereza ngo umugaragu wawe ngo Esiteri, ngo akaza kubakura mu makuba. Ntago abantu babumva ayo makode baba kunyuzamo, sibyo? Nababwiye ko bizarangira Donald Trump apfuye. Arapfa muzayibona. Arapfa? Yes. Ariko basi utesha kage iyi si yose.
nawe ntabwo aba ari werega, ntabwo abazi uko biba bigenda, yisanga akoreshwa nk'agapopiti. Wa mwana wundi wavuze ngo hari umugabo w'agapopiti, nawe yisanga ndetse burajya ngo we abazi impamvu ko ateye intambara avuga kuwa mbere ngo izahita irangira. None yamunaniye mu kirere, none yakoze n'ikosa ryo kujya kurwana, uri kumva, ku butaka. ikiraro ahubwo yes yakimena. Yes, none ngo yeje n'abasirikare bajya kugwana ku butaka, kandi ari kohereza ku bantu baremye igisirikare cyubakitse neza. Uyu munsi bahamagaye urubyiruko, bari bafite igisirikare gifite 1,600,000, none zimaze kuba 9 zinjiye mu gisirikare. 9,000 z'abantu. Yes, aragwana babashobore. Ariko katurebe gusa amateka abayisubiramo, ko byo tugunda kuvuga ko amateka abayisubiramo, gusa amateka abayisubiramo. Yes, katurebe ngiye kera nibuka nyiri umwana abantu bavuga intambara ya Vietnam kandi n'abanyamerika n'ubundi yari Vietnam n'abanyamerika. Ira ntambara ariko yayitsinze wapi? Niyamutsinze, abanyamerika baratsinzwe. none kina yagiye kwitsindwa tayari, sibwo bituma Amerika igiye gusuzugurwa. Yes, umukristo azabeshwaho n'iki? no kwizera, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Urega ngiye nkoze iki kiganiro sindi kuba amakuru ya Isirayeli n'ubundi musanzwe muyanga, nze guhanurira abantu babwira ijambo rikomeye, ngo nubwo tubona isi yabize yatogose, ariko dufite umwungeri. Haleluya, utubereye nka vandirateri. Amen. Dufite umwungeri udukiza amakuba muri byose, dufite umutabazi. Ntabwo umutabazi wacu turaza guhanga amaso ngo Trump nahagarike. Mwari mumwizeye mumwita ngo n'umukristo atari we. Abantu bose bashushe ngo babonye umuntu uvuga Yesu ngo yanze ngo abatinganye, ngo yanze abatinganye, kandi nyuma yaho hari ibyo yitwikiriye. Yes, ariko reka mbabwire ngo dore ibendera rya Yesu riramanitse. Haleluya, Yesu niwe muntu ufite ubushobozi bwo gukiza abantu be. Amen. Rega nawe ngo niwe wahagaze atanga itangazo pasi, aba ngo barushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhure, mbakure amakuba yanyu abarembeje, mbakureho imitwaro ibaremereye, mbakureho ibintu byose byinshi bigiye bitandukanye. Niwe wenyine, niwe arega yavuze ngo niwe banze ryo kwizera. Niryo zina, narababwiye ngo niryo zina ryonyine hano mu isi no umuntu akirizwa bonema gakiza. Niwe wenyine ushobora kuza ugapfukama mu cyumba cyawe wiherereye ukabwira Imana ko Imana ndengera, ntabara, gira neza, numishe mu maso hawe, nyereka ibambe ryawe n'urukundo rwawe rwinshi, kuko niwe wenyine wo kudutabara. Pastor, abakristo usibye n'abakristo, yego, abantu bose nta rindi zina bari bihebye, yego, kubera iyi ntambara. Yego, mutuze. Daniel we Imana yaramubwiye ngo ntago ibyo ngibyo bizareka kuba kugeza ku munsi w'imperuka, cyangwa agiye kumanuka irobe ritembagaza ihema. Umusozi wa Sahiri, ihema rya Sahiri ryatembagaje ihema. Yego, yabaye gadara rikaritembagaza. Ikiganiro ntabwo kivuze gutinda, ni ikiganiro cy'ubuhanuzi. Ndashaka ngo kuvuga amagambo ya nyuma. Buriya abantu benshi ntabwo bari gusoma isi nahigeze. Pastor, iyo tuvuga isi uyu munsi yobowe n'ibihe by'abanyamahanga, sibyo? Noneho itorero riri mu kintu cyitwa ubuntu. Wabonye ukuntu isi, sinzi niba uri kumva, donc ibihe by'itorero riri mu cyitwa ubuntu. Yego, cyavuye mu mategeko, kiri mu buntu. Arega buriya ari ukuntu abantu bumva ubuntu bakabwumva nabi, babwita ubusa. Oya, ahubwo bavuga ubuntu abantu kuva kuzanyisho z'ubuntu. Yes, bumve ibihe 7. Yego, sibyo? Ibihe bingahe? 7. Kandi ibyo bihe byose bigenda bigira bera babyo, bigenda bigira n'igihe cyabyo n'abakiranutsi bayo. Ariko Pastor, reka nkwe nk'urugero rwafi, wari uzi ko Aburahamu bazutse cyane? Bibiliya iravuga ngo ku munsi Yesu azuka nk'imfura yo kuzuka, ngo abandi ibituro by'abera byari bisingiraniwe mu mva. Ako kanya byahise bigira gute? Bizamuka, birazamuka. None usanga abantu bamwe babaza kubera kudasoma Bibiliya ngo ese ubwo ngo nk'abantu ngo bapfuye ngo mu gihe cya Aburahamu ngo no mu gihe cya Mose ngo batizera bizagenda gute, kandi barangije kuzuka. Arega reka manze nkubwere. Yego, ibi bihe babanze banabyumva. Agiye tuvuga ngo igihe cy'ubuntu abantu bakuva ko ari za nyigisho, nabo twigisha inyigisho z'ubuntu. Yego, ikihe cya mbere Robert cyabayeho ni igihe cy'ubutungane. Yes, igihe cy'ubutungane ni igihe cya Adamu
na Eva bataracumura ngo tubikiye muri makeya kandi wibuke ko buri gihe cyaniraga n'igihano iyo abantu bacumuraga n'imeruka yacyo nyine ni ukuvuga ngo imeruka y'ubutungane ni igihe Imana yirukanye Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni ishyiraho n'abarinzi uretse ko tuwumve Imana imaze kuyirukana yashyizeho n'abazamu gushyiraho marayika ufite inkota nakongera guhirahira ugaruka uzi impamvu ni uko bari busubiremo kuko bari bahamaze kubamenyera ishyiraho ngo marayika ufite inkota y'umuriro igihe cya kabiri ni igihe cy'umutimanama umutimanama wawe Imana ibwira Aburahamu ngo waguruka ngo uve kwa Sotera mwereke igihugu nzagutuzamo cyane Aburahamu akaba ati sibu numvira Imana ndireke njyaha mvaha icyo gihe cyararangiye uzi ko n'abantu bajya bakitiranya bagashaka kwishyira muri icyo gihe cy'umutimanama bakawushyira uyu munsi uzi icyo gihe kijya kurangira n'igihe ngo abantu bihaye kubaka umunara w'i Babeli wagiye kureba Imana umutimanama urabashuka Imana reza ni igihano cyo kutatanya indimi reka mbabwire muzavuga igishinwa n'ikilatini n'ikinyarwanda n'ikigande ibi byo kwihuriza hamwe nk'inzoga y'itende simbishaka simbikeneye nashyize itegeko kuko mwororoka mukagwira isi yose icyo nacyo kibimeruka iyo meruka igihe cya gatatu ni igihe cy'ubuyobozi bw'umuntu urakumva igihe cy'ubuyobozi bw'umuntu ni igihe cya Nowa yitano ubuyobozi bw'umuntu abantu baracumura Imana izana igihano cyo kuzana umwuzure imeruka y'umwuzure iraza itwika abantu ngo bari barigize ibyigenge imeruka ibigize gute ibirabaye haza igihe cya kane icyo bita igihe cy'amasezerano igihe rero ni igihe uriya mugabo yavukaga uyu murumuna wa Ishimaheli ninde Isaka ariko iki gihe abantu nibaza kugiha imbaraga aranyuma neza ahubwo iki gihe abantu bakaza kucyita nk'igihe ariko ryari isezerano Imana yari imaze gusoreza muri Aburahamu ariko nanone Imana imuha igihano urakumva cyo kumujya imeruka ye yarangiriye mu Egiputa imyaka 400 genda uhanwe abantu bakwiye kumenya ko iyo iteka ryose abantu maze gukora icyaha Imana izana igihano cyayo donc iyi si maze kugera ahantu iteye Imana umunabi kankoresha iryo jambo kuko no muri iyi minsi yacu y'imeruka abantu bitegure yuko agacuma k'umujinya wayo kagiye cyane kudandabiranywa hasi kandi ikintu kimenyetso kibiranga uri kumva buri gihe cyose kigira igihano cyacyo uri kumva cyane sibyo gishamikiye mu byo abantu bakoreye Imana igafata umwanzuro wo kubahana cyane igihe cya gatanu ndetse nanone igihe cy'amategeko amategeko abantu banze kumvira Imana urukumva ibaha amategeko kuko bwa Mose basandaye bazenguruka Imana ibirukana mu Isirayeli kure y'Igihugu Sinayi irabatoke kambaha amategeko noneho mbereke ngo yazana nabayobozaga umwuka mbayoboza ineza murabyanze kambaha amategeko urukumva ibaze ko Mose agiye gusenga bagacura ikimasa batoke murabyanze murangomeye reka nwereke Mose ngo imuha amategeko 10 genda uyabaye gusambana bibakuyeho kwica bibakuyeho ibintu byose bibakuyeho iki gihe rero nacyo kiza kumarwa n'igihe cyo kubajyana iyo ngiyo muri za Babuloni baratatana iyo timugende mumve imbere ndabona amategeko bamutayubahiriza ni kerega umuntu ajyananira Imana kuva kera kandi iki gituma ayinanira ni urugamba rwa Satani nyine agenda si bingi bikore tuvuga besha mushuka agenda murindagiza none se nk'ubu nka Donald Trump nk'ubari kumurindagiza Bibiliya igaragaza yuko azasimburwa n'uyu mwami w'umunyamwaga Daniel yaramwerekanye avuga ngo azaza yishyira hejuru avuga ibyo kurwanya Imana ngo atanezezwa n'abagore Daniel 11:3-6 kumanuka hose uri kumva avuga ati ngewe Imana basokukuza abanyu batigeze kumenya ngiye niyo nje kubabwira Imana y'ibihome ariko ikiduhumuriza niki yego nuko cyagiye cya gatandatu igihe cy'ubuntu ahangaha cya gatandatu sasa igihe aho umwami Yesu yaje aduha kwinjira muri we abo mutandi muzima ruvuga ngo ni urupfu rwa Yesu urupfu rwa Yesu rwatwinjije mu gihe cy'ubuntu iki gihe rero nacyo kigiye kurangira kizarangizwa n'igihe cya 7 yego ari cyo cya Antikristo yego
igihe cyacu ni imperuka. Twagiye tubona ko imperuka 5 zabayeho, tugiye kujya mu mperuka ya 6. twinjire mu gihe cy'ingoma y'amahoro, igihe cy'amahoro kizasozwa rero. Satani agiye kumanza kuzana antikristo, ubanziriza kristo ari we antikristo. Itorero ry'Imana nawe azabeshya amanya, itorero ritaha. Twagiye dukora ibiganiro byinshi n'ibyatwaye turikora ibyo ngibyo babyo. Ariko reka mbabwire bera mudukurikiye, haleluya, ababitse inzira mu mitima yawe z'igisiyoni, haleluya, mukomeze munambe ku mwami, haleluya, azanesha, haleluya, kandi azahindura byose kuba haleluya bishya. Amen. Imana y'amahoro rero ibaho umugisha. Numva zoje ikiganiro pa turagishoje nitangazo nari mbazaniye ryari kuvuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kandi nimugire ubwoba, umwami Yesu ari muzima. Mu gihe abandi baba bafite abapropagande birirwa bamamaza agenda zabo, natwe tuje kuvuga iya Yesu. Haleluya. Tubabwire ngo umwami Yesu ari ku ngoma, aracyakora, aracyahari, kandi azahora ni umwami w'amahoro, w'amahoro, umwami w'abami, the king of the king. King. Yes. God bless you. God bless you.